gutamira abantu 10 kugira bigende neza. Reka tumwakire rero kaza dukomere Imana yacu amashyi. Ndakira madamu wanjye atandukanye amashyi. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Tukasongera cyane ndagira ngo mwowe basiganza tujye tujya hejuru kugira ngo tubere mu izina rya Yesu. Haleluya. Twabashimira mu izina rya Yesu kandi turabakunda cyane abarundi. Abantu bacu babugufi tube nta mwenda mubizi cyane ngo turabakunda abantu bagira inshuti nyinshi cyane rero turabakunda. Imana ibamugisha kugira ngo kumara umwanya tuzaganira reka nakire umukozi w'Imana ubundi abasuhuze abazana ijambo ry'Imana murakoze cyane. Reka dusenge Imana. Nyagasani Imana turagushimira mu izina rya Kristo Yesu. Uri Imana nini, uri Imana ngari cyane. Uri Imana iteye ubwoba, uri Imana ifite ubwenge, ubutware n'ubushobozi. Turagushimiye Mwami Yesu Kristo kuri uyu mwanya kuko uri umukozi w'umuhanga kandi uri umwami mwiza ufite imbaraga zitarondoreka. Uyu mwanya tumuhaye ikaze mu iteka mu izina rya Kristo Yesu kugira ngo buri wese ujye mu byo gitanga mu izina ryawe ryera yakire imbaraga zihindura ubuzima bwose mu izina rya Yesu kandi icyaha cyakaruza tumukurwa mu izina rya Yesu. Umuntu wese atabishimye mu izina rya Kristo Yesu. Umukozi wakora ibikoresho bose kugira muri we kugira ngo twese abahabwe nawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Uyu kameramani muri kubona yitwa Gakire Samu, ni umuyobozi w'ikinyamakuru bita Urugendo TV. Hari abantu bakunda Urugendo TV gukurikirana ibiganiro byabo, turebe barari benshi cyane, dukomere Imana amashyi twaraye. Umuhungu wanjye muriho umwuka ntabwo umwami yigendana agendana n'ibyegera. Hanyuma mwicare mu myanya yanyu. Haleluya. Haleluya. Ndashimira Profite, ndashimira bamama pasiteri mukorana mwese, ndabashimira abagize uruhare kuba ndi hano, abasigiye igiterane gikorane cyangwa se igiterane. Iyo mvuga ikinyarwanda abarundi barabyumva, nayo bavuga ikirundi nanjye ndabyumva. Amen. Hanyuma cyakora hari amagambo tuza gukoresha wenda ukumva ntibijyanye neza, ni imvugo ariko turi bamwe. Amazina yanjye yitwa Apostle Harerimana Joseph Yongwe. Hanyuma mbwira abantu bayitigiri ninde muntu urigera wicara wendahura n'ikintu ahari akamwambaye itigiri wakomera Imana amashyi. Haleluya. Bahaye ikaze muri aka kanya nishimiye kuba ngaha mu Burundi. Ndabizi neza ko abantu benshi ntabwo baramenya ko ndi hano, ejo bazaba babimenye namwe murabimenye. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe.
ise mwaba muri kunyumva ndavuga cyane gasoza kare ni nona haleluya imana ni yawe naje kukwibutsa kwiri muri wowe bituye muri wowe naje kukwibutsa ko mwikaritsiye aho bari naje kukwibutsa ko udasengera pasiteri ya padiri udasengera diyakoni y'umuhanuzi imana yawe saburi gawe imana yawe niyo mpamvu
hari umusozi ugeraho ugasanga wafunga famiye yose uyifungiye ibihumbi 100 by'abantu kubera ubukene. Wamuguka muri uwo muryango, ako gacengero, ako gasuzuguro, icyo gitutsi babiguze ni wowe gukira ni nonaha, gukira ni nonaha.
awugira mu butayu, awugira mu buvumo, kandi igihe kigeze Imana iramugabisa, we yanga kumwumvira. Uwapima Imana izakukugabisa kubone wariye wahaze. Uwakugezeho azakubera mware. Igihe kigeze amusanga mu buvumo, ingabo zawe zikureka tumwice. Dawudi aravuga ngo nimumwihorere, mumwihorere yoye gupfa, azarebe ko iby'Imana izamukorera. Aha rero Dawudi yari amaze kugeraho yagombaga kugera. Mugomba kugeraho mugomba kugera. Yari amaze kwiba inyuma, aravuga ngo noneho igihe cy'Uwiteka cyasohoye ku buzima bwanjye. Abamuzi ko dukunda birashoboka, birashoboka. Marayika anyuze mu karitsiye aho dutuye, azana ibyo kurya, agatangirira bya bigo bita imvange, niko mubwita imvange, mubwita imvange na meranje, agatanga meranje, meranje birimo indagara, ibiharage, ibitoke, amateke, ibitumba, ibitunguru, ibwisha, byose gutaka. Biriya bigo babiha abana barwaye, bikunda kugira ibibazo ikigo bita Kamiranuma. Abana bafite ikibazo cy'imirire mibi barwaye bwake, nibo bakunda kurya meranje kugira ngo bongere vitamini mu mubiri. Iyo marayika anyuze mu karitsiye agatanga meranje, agasanga mwari wari igisorori wacujuje, wariye wahaze mbese mwari iyo meranje. Iyo agarutse gutanga rasiyo, agaca hariya agapasitori akabaha meranje, akagera kwa mama pasiteri twazanye akabona bakunda meranje, akagera kwa pasiteri wayoboye gahunda agasanga pasiteri wabo no. Izi mpande iyi meranje ntabwo gishaka, iyi meranje ntabwo gishaka. Marayika ikamuhindurira, marayika amuhindurira. Meranje niza aramenyereye meranje, akavuga ngo uyu yamenye ko ntakeneye umusosi, ntakeneye ifiriti, ntakeneye inyama. Ubuzima budashaka kubamo nimwe muzabwihindurira. Ndashaka kukurikira nawe, ubuzima bwawe niwo muzabwihindurira. Niwo uzagira gutera, niwo uzabwihindurira, niwo uzihindurira ubuzima bwawe. Ntabwo ari pasiteri uzabihindura, uzabyihindurira. Abakristo mwizera bike, mwizera ko mwizera bike. Abakozi b'Imana benshi bizera bike, bemera bike bakanizera bike. Umuntu ubasha gukira ninde? Ni umuntu wamenye ko Imana ari se. Isi Imana ntabwo yarimo amafaranga ngo yahinga, ntabwo yayiha abana, ni ibyaha. Ntabwo yayaha umugore ntigira umugore ntiyongora, ntiyayaha tate ntigira tate, ntigira nyina ntigira nyirakuru. Umwana wayo ni njye, umwana wayo ni njye. Iri hamwe nurimenya urahita ukira. Umwana wayo ni njye. Hano ndi gutekereza abana
ukeretse no kwinjira muri shamba abakozi ntabwo ntabona hafi ya shamba ryabo bamweta bose bagarukira hasi nawe nasanga muri shamba ariko abana banje umva niyo turi muri shamba dusaba kubitamo agafunguzo hari uwafata kwinjirana kuko yinjiye hasi uwo ni wowe ndi kubwira iyo ngiye mu Mana ntabwo nandikira vuba ntabwo nsaba randevu no muri shamba y'Imana kabisa ntabwo isengesho ryanjye ntabwo rica nta handi rica imbere y'intebe nimusaba muzahabwa nimukomanga muzakingurirwa nimushaka muzabona ni uburenganzira bwawe umunsi umwe nari ndibigisha muri salo nari mfite imodoka yishyurwa nsaba umuhungu wanjye ari kugenda aseguka mu modoka nyinshi ziparitse zari agatinda ati iyi ni iyanjye 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 mushiki wawe atari yitwa Mugisha atari muri akaho bagiye kwiguza niba uzazigurire ni mutoya wowe afite imyaka afite irindwi ngaho bagiye kwigisha abakuru we uzazigurire ngo none twaje imodoka za papa n'izawe ukaza saguha Mugisha yabwira ngo shamba azazima isaha ngo n'izindi azagura n'isaha ndasohoka ndamubwira ngo imodoka nazo nzaguha ngo nutaziguza zihagarike ni uburenganzira bw'umwana Imana abantu bazi ko Imana igenda n'ubuhiri igenda n'ubuhiri igenda n'intwaro zo kubatera n'Imana y'umuntu ibafitiye icyizere igenda n'umutima wo kubakunda kumva umutima Zaburi ya 75 kumva umutima w'imbabazi Imana yacu ifite nicyo kizatuma umuseke wayo udutandukira gukomera Imana yacu amashyi gukomera Imana yacu amashyi Imana uyifitiye icyizere n'uyifitiye icyizere biroroshye biroroshye byoroheye Imana guhindura ubuzima bwawe mbere y'uko base uyu munsi ndashaka kubatera n'ijambo ry'uko Imana ari iyawe ejo izabakize iyawe ubura umugabo ujye mu gihugu kirimo abasore ukaba umugabo mu gihugu kirimo abana hari uwo ukunda mukundane bakubeshye ndamugufasha